Hello everyone, how are you doing? Let me hope that you are fine. And if you're not fine, please be patient. The future hides the best for you. Today, I'm going to bring the truth about learning a language. The truth might be bitter, but of course it's truth. You have to face the reality. Muraho neza, uyu munsi nshaka kuganira n'abantu bafite inyota koko yo kwiga ururimi. Abantu bafite inyota yo kwiga Icyongereza. Ndaza kubabwira ukuri kwinshi muri ino video, gushobora no kuba ari kwa kuri kuryana mu matwi, ariko ugomba kukumva kuko ni ukuri koko. Niba uri interested, ushaka kwiga Icyongereza koko, ufite umuhate, uze kureba ino video kugeza irangiye. Kuko hari igihe abantu rimwe na rimwe bababwira ibyo mushaka kumva, ariko bitari buze kubafasha kumva ururimi. Mujye mumenye yuko some people are here for views. Hari abantu bashaka views, kaza kakubwira ngo master English in 10 minutes, masteringa Icyongereza ku rwego rwo hejuru mu minota 10. It's fine, they are helping, bari gufasha. Ariko the reality is that is impossible. Ukuri nuko ibyo bidashoboka. Ahubwo ibishoboka ni ibiki? Ni icyo wakora kugira ngo umenye ururimi. Stay with me in this video. I hope you will understand each and everything. Ikintu cya mbere, some people say, I don't have time. Ngo uyu munsi nabuze umwanya wo kwiga Icyongereza. Ahubwo bagakwiye kuvuga ngo today I have chosen not to study English. Wagombye kuvuga ngo ahubwo uyu munsi nahisemo kutiga Icyongereza. It is not I don't have time to study English. It is I have chosen not to study English. Kubera ko umwanya urawufite. Umwanya urawufite, hari n'ibindi wakoze muri uwo mwanya uvuga ko utari ufite. So it is about working hard and understanding what you want. Niba ushaka kumenya Icyongereza, gihereza umwanya, gihe umwanya my friend. Ntabwo wakimenya utagihaye umwanya. Buri munsi gira ibintu uba uri gukora, uba uri kwiga by'Icyongereza. Don't say I don't have time. Say rather I chose or I have chosen not to give English time. Because I'm sure if you love learning this language, you are always going to find its time. Second, be persistent. Ugomba kumva yuko ibi bintu ari ibintu bizatwara umwanya. Hari abanyeshuri bajya baza bakambwira, ariko teacher, waretse tukiga ukwezi kumwe. Waretse tukiga ukwezi kumwe ko ngewe ibyo nshaka wenda nzaba mbimenye. Ariko niyo mpamvu iyo twiga muri bwa buryo bwa Google Meet njya mbabwira, kuko twiga dukoresheje uburyo bwa Google Meet ku bantu bashaka kuimprove Icyongereza cyabo. Rero umuntu akaza kuvuga reka nige ukwezi kumwe. Hanyuma nakumva level ariho, nkumva ko mu kwezi kumwe nta kintu azaba yari bwamenye mu by'ukuri. Namubwira rero, aho kugira ngo muteshe umwanya, niba udashaka guhera byibuze kuri 3 months, ku mezi 3, genda ubanze ubitekerezeho neza, uzagaruke uje kwiga uri serious, kuko nabanze ko ngiye kukubeshya bitewe n'urwego ndi kubona uriho. So rero ibi ngibi mbibabwira nk'umuntu wize kwigisha kandi nkiga Icyongereza muri kaminuza. I am not talking from nothing. Mbibabwira kubera impamvu. I did linguistics, nize iyiga ndimi. Ntabwo nakubwira ngo dore ibintu wakora kugira ngo umenye Icyongereza nk'abene ruri mu kwezi kumwe. Ntabwo bikunda. Ntabwo byakunda ibyo ngibyo. So you have to be persistent. Ugomba kwihangana. You have to give yourself time to learn this language. Niba ushaka kwiga mu mezi 3, niba wari ku rwego rwa A1 mu rurimi, mu mezi 3 wenda bitewe n'ibyo ushaka uzaba wagiye kuri A2, ariko ntabwo uzaba wageze ku rwego rwo kuvuga nk'abazungu. It is not going to work like that. Abantu rero baba bakwiye no kumenya, why are you learning a language? Kuki uri kwiga ururimi? Wenda wowe ushaka kwiga ururimi kubera you're going to use the language in business. Ugiye kurukoresha muri business. You're going to learn a language because you're going to talk to your customers. Uzavugana n'abakiriya bawe. You're going to learn a language because you want to go abroad. Ugiye kwiga Icyongereza kubera yuko ushaka kujya hanze. Or you are abroad, you are meeting people
that are using English in their everyday conversations and you want to be part of them. Cyangwa se uri hanze, uri kuba muri community y'abantu bavuga Icyongereza, urashaka kuba nkabo cyangwa kuganira nabo, kuko ntabwo ubuzima butarimo communication bwashoboka. Ibyo bintu rero iyo wamaze kumenya icyo ushaka kumenya n'icyo ushaka gukoresha Icyongereza, bituma uba motivated, ugira motivation. So you have to feed that motivation. Iyo motivation rero ugomba guhora uyigaburira kugira ngo itazasonza. Motivation yawe ifate nk'umwana muto cyangwa nk'itungo runaka ufite, uko ugenda uyigaburira niko ikura. Uko ikura bitanga umusaruro. Uko ugenda uyicisha inzara niko motivation yawe nyine nta kigeraho. Hora wiyibutsa buri munsi, harya ubundi kuki nshaka kwiga Icyongereza? Why am I interested in learning English? Iyibutsa buri munsi, harya ubundi kuki nshaka kwiga Icyongereza. Nubyibuka uzajya umenya yuko ugomba kugiha umwanya ukakiga buri munsi, kuko guhora wiga nibyo bizatuma ukimenya. And learn to motivate and reward yourself. Wige no kwiha motivation no kwihemba. Sometimes if you are learning and understanding something, you are taking your English level from this step to another one, you can go and buy yourself something to congratulate yourself. Niba hari ahantu ubona Icyongereza cyawe uri kukivana hano ukigeza hariya, genda wihembe nawe, wigurire nk'akantu runaka, uvuga uti uko biri kose hari ikintu ndi gukora. My friend, you have to embrace the power of persistence and patience. Ugomba rwose, you have to fall in love with the process. Gukundana na process. Kwiga ururimi ni process. Ntabwo uri buze kubimenya mu cyumweru kimwe. I'm telling you, you have to work hard for this. Uzagenda umenya iby'ingenzi mu gihe runaka. Niyo mpamvu nanabagira inama yo gushyiraho goals, intego nini, uvuga uti nshaka kumenya Icyongereza cyane, ariko izo ntego ukagenda uzikurikiza step by step, ukagenda uzicamo ibice bitoya. Uyu munsi ndiga ibi, ejo bino, ejo biriya, cyumweru nzabamenya ibi, ukwezi uzajya kwikanga ibyo bintu byaraje. Ariko ntabwo wahita uhutiraho ngo ibintu byose bizire rimwe. Nawe ubitekereje neza, niyo waba utarize linguistics, wahita wumva neza ko ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Ikindi, connect to people you share goals. Ihuze n'abantu muhuje intego. Abantu muhuje intego zo kwiga Icyongereza nibo burya bazajya batuma iyo motivation twavugaga ikomeza kuba ihari. If you feel like giving up, those people are your fellows. So if you feel like giving up, these are the people that are going to help you come back in the line. Niumva ugiye no gucika intege, aba nibo abantu bazajya batuma ugaruka mu murongo, right? Rero buri kumwe n'abantu muhuje intego mwiga Icyongereza, imwe mu nama naguha nuko waza kujoininga WhatsApp group yanjye, ukihuza n'abandi bantu bashaka kwiga Icyongereza, mukajya muvuga Icyongereza buri munsi. These are some of the people whom you share goals. Ndaza gushyira WhatsApp yanjye muri comment section. Comment ya mbere iraba ari link ikujyana kuri iyo WhatsApp group, hanyuma uyijyemo ujye uganira n'abandi Icyongereza buri munsi. So this is very important. It really helps when you are in the circle of people with the same understanding. It becomes easier. Even when you are making mistakes in the language, there are some other people who are making even more mistakes, or there are some others that are more advanced than you. So you are going to hold hands and work together to achieve what you want to achieve. Abo bantu bazagenda bagufasha, abakurusha, aburusha, bigutera imbaraga, mukomeze mufatane ibiganza mwige Icyongereza. Rero komeza wihuze na bene abo bantu mufite intego zimwe aho baba bari hose. This is going to help you practice every single day. Ase ujye wibaza impamvu umuntu ashobora kwiga Icyongereza kuva P1 kugera P6 cyangwa akanakiga no muri secondary, ariko akarinda arangiza ayo mashuri atarakimenya, atazi kuvuga Icyongereza ku rwego rwiza, ariko wamubwira kwandika akaba yakandika. This is because people are not practicing in the real world. Niyo mpamvu ikintu cya kane nakise study and practice. Iga ariko nakore practice. Iyo ndi kwigisha abanyeshuri twiga grammar, we are studying, icyo gice navuze cya study. Turiga grammar ariko tukagira n'umwanya wa practice, tukagira n'umwanya niyo waba muto ariko wo kuvuga practice, wo gushyira mu bikorwa nkuko mpora mbibabwira. Study and practice. Rero iyo wiga ururimi, grammar ni nziza, you have to study it, but at the same time you have to
practice in the real world. Practicing ugashyira mu bikorwa ariko mu isi ya nyayo. Niba uri kwiga Icyongereza ukaganira na teacher cyangwa ukaganira na abanyeshuri bagenzi bawe, amagambo umaze kumenya urayavuga uyasohore. Kugenda yasubiramo rero ni kurushaho kugenda uyumva. You study and practice. Munamenye yuko iyo tuvuze the real world, isi ya nyayo, muri iki gihe na online, isi ya online ni isi ya nyayo. Kuko nta hantu ushobora kuvugira Icyongereza. Hari ama TikTok lives, hari abantu bajya kuri TikTok live baravuga Icyongereza. These are the people you can join and improve your English. Hari abantu bari live kuri YouTube, hari abarimu bigisha Icyongereza kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook, TikTok, anywhere. This is the real world. Aho nta hantu ushobora gupracticingira Icyongereza. Niba ugiye muri comment andika Icyongereza. Niba bisaba kuvuga, vuga Icyongereza. Don't be afraid that you are doing this online. Ntukagire ubwoba ngo uri kubikora online. Online is the real world in the current globe. Impamvu mabwira gukora practice nuko iyo wumvise ikintu biba byoroshye kukibagirwa. Ariko iyo ukibonye kukibuka, ikintu wabonye burya amashusho aza mu mutwe ku buryo bworoshye. Ariko noneho wagikora ukacyanderstandinga. Iyo ugikoze nibwo ugisobanukirwa kurushaho. Hari umuntu wavuze ngo I hear, I forget. Numva ibintu nkabyibagirwa. I see, I remember. Nabibona nkabyibuka. I do, I understand. Ariko nabikora nkabisobanukirwa. Ni muri urwo rwego rero n'ururimi iyo uri kuruvuga uba uri gukora, you are doing, so you understand a language. Bikanagufasha no kwibuka ndetse no gutraininga your muscles. Ugaha umwanya izi nyama zawe, ururimi n'ibindi bice by'akanwa bivuga kugira ngo bimenye uko ibintu bivuga, pronunciation, ndetse unatoza ubwonko bwawe kwibuka no kuvuga Icyongereza ku buryo bworoshye. So study and practice. The last one is to review every day. Review every day. Natangiye video ndi kubabwira yuko nshaka kuvugana n'abantu koko bashaka kwiga Icyongereza bumva bari committed, bafite uwo mutima wo kwiga Icyongereza. Niba rero ushaka kwiga Icyongereza, review every day. Repeat every single day. If you have learned 100 words in the past month, you should be reviewing those words every single day. For instance, wize ijambo runaka, iyo urivuze uyu munsi, nejo ukarivuga, unarisubiramo, ugenda wiga igisobanuro cyaryo, bizagera aho bibe nk'umuco, bizagera bibe a norm, bibe normalized mu mutwe wawe. Hanyuma ibyo bintu ntabwo uzongera kubyibagirwa. Niyo mpamvu nyine usanga umuntu yarize ururimi akarumenya, kubera yuko byageze aho biba nka kamere. Biterwa n'iki? Biterwa no guhora usubiramo. They say repetition is the mother of science. Bavuga yuko repetition, gusubiramo, ni mama wa siyanse. Kuko umuntu wavumbuye indege ntabwo yabyutse ngo ahita abikora cyangwa ibyo akoze byose bikunde. Bimwe byarangaga akabisubiramo akagenda abimenya, abyandastandinga kurushaho. Niyo mpamvu rero ugomba guhora usubiramo amagambo wize, grammar wize, phrases wize, ariko ukanabisubiramo uvuga. Niba uri gusoma, jya witoza gusoma uvuga, kuko uri gukora ibintu bibiri. Uri kwitoza gusoma ariko unatraininga muscles zawe kuvuga. Uko nukundi kuri rero ugomba gufesinga, kuko iyo ugiye wiga ibintu uyu munsi ukabyiga, okay, ukavuga ibi nabimenye, ejo ugashyiraho ibindi, bya bindi bya mbere ntubisubiremo, ejo ugashyiraho ibindi, biza kurangira ibyo watangiriye warabyibagiwe. Buriya ushobora kuba wakibagirwa nka 70% of the things you have learned yesterday if you are not repeating them. Ushobora kwibagirwa 70% y'ibintu byose wize ku munsi washize uramutse utabisubiyemo. Ariko iyo ubisubiyemo uyu munsi, ngo harasigaye 30% na 70 ugatiyongera, wabikora ibyumweru bibiri bikageraho bikaba umuco. That's why you have to review what you learned every single day. So I hope you have understood what is limiting you from knowing and understanding English and what you have to do to take it to the next level. Now, niba rero ibi bintu ubona wabikunze cyangwa hari icyo wavuga, ujye ugenda muri comment section utwandikire, kuko iyo mwanditse muri comment section biradufasha cyane. And don't forget to hit the subscribe button.
like, share, and comment. Let us call it a day. See you in the next video. Bye.